Bitekanyo. Bitese iki? Amata bayatwaye. Amata. Nako umubebe. Koreka mubwire. Ngiye se buno ubona mpagurutse aha ngo ngiye kwicara imbere ya padiri. Uzangaye ngiyewe. Ubundi se nagiye nsengera aha Imana sana hose ntihaba. We nkoko. Iba kuzanya n'ibiki? Urashaka ngubaga igihe cyawe kitari cyari gwino hano. Gwino hano wereke. Gwino hano. Igizani tama munobe. Wewe. Ntunyinire jewe. Je nakumesa. Hano ntago bajya bituma ahantu hose babonye wowe. Njewe reka nkubwire sipe. Njewe Rurinda namukonyoraje namukubita njewe. Nje mba nkora imyitozo. Uro namuko yewe reka uraseka wowe. Imbwa gusa. Nangwa baza kugura ko nangwa pamperse wowe. Bitekanyo. Ni byiza. Mukarujanga yaje. Ari mu nzu. Kanigendere n'ubundi wakubitira imbwa gusutama yazima. Ave sari kupe buri koko. Ariko ku cyumba buri gihe. Ariko jo muraca mukabanga aranyitibwa njewe. Buri gihe wakubitira. Akira birye. Sinshaka kubirya mpama ijana nyine igendere. Okay. Niba rero utabiriye, ni utabyemeye. Kumura aho ngaho uharare, ngwemereza kuri bundi. Je suis sabu. Sipara. Ibiri biruri biki uba wajeze mu bikigi by'abareba. Nge nari kuzabanza nkareba uburyo nagerageza ngakora ubundi buryo bwose bushoboka ku buryo ariko umva washyize mu kagozi. Patro gose humura nta uri hene yo gushyira mu kagozi. Ngakira n'imbavu wanyana yembwawe. Ariko urabona ukuntu ubuza witoratoza boshya ruhayi irimo kwitoratoza mu ntuza y'inyagazi. Narukarateka uretse narukarateka ndakushaka kubigisha ariko ntumuzabikora numva nkajya ngirana pa ubungubu rero ni hatari Ari kugira igishakamba umva nkubwire igishakamba papa yaguye hasi ko kurinda igipangu ahashisura ibitoza mu makarata ujye gushaka handi asanze uri guhonyora simayi wallahi mwasere ni wowe papa musanze hano kereka niba nawe yarize karate twashikoye urumva imbwa iza kuntukira mu rugo rwanjye imbwa intukira mu gutuka oya reka nze mwereke uko bakosora umugabo ntabwo ari ukugutuka rwose reka nze mwereke uko bakosora umugabo mbwa ngiye ngo wari ariko abantu barasuzugura uziko ari agahinda urihandagaza ukavuga ngo Walker aho kugira ngo uvuge Mr Walker mu cyongereza cyangwa uvuge Monsieur Walker mu gifaransa cyangwa uvuge Bwana Walker mu kinyarwanda cyangwa igiswahili none handagaza Walker ibyo nibi umva urabutazanye ibyuririzi hano kuba inshuti nkawe urumva birutwa no kugira inshuti y'igiti cyangwa iy'inka kandi inka nayo idakama mwarigaye muri haguruka vuba se collège Jeko ihute uranukira umwotsi ndakubwiye bon appétit Merci. kurya mutazababara kuko nzagutunga hasone nabamenye ubu Rurinda ntago yaranyishe azamfata mu ijosi aniga uboshye urimo guha ihene umuti ugira ngo ngenda shinyika kagwe rwa butabura hashita wakakora gasukusuko nawe umwijima n'amavuta y'impyiko ubwire kadogo tuharagira umuntu biko ubicaracazaho intoki akabe ajarajaraho se barazica ariko buriya na gapfizi na kanyagazi oya simbizi njya mbona gafite icebe icebe ryo nturebaho se icabagera burya rituma umuntu angwaza n'ubwenge cyane ndamubwira ni iki nico ngukundira rero zitura
Bitekanyo. bitese iki amata bayatwaye Amata. nako umubebe kureka nkubwire ngewe se buno ubona mpagurutse aha ngaha ngo ngiye kwicara imbere ya padiri uzangaye ngewe ubundi se nagiye nsengera aha ngaha imana se ahantu hose ntihaba we nkoko ibaguze hariya ni ibiki urashaka ko ngubaga igihe cyawe kitari cyari ngwino hano ngwino hano kwereke ngwino hano igizana itama ngunobere wewe ntunyinire ngewe nakumesa hano ntabwo bajya bituma ahantu hose babonye wowe urumva ngewe reka nkubwire sipe ngewe rurinda namukonyorage namukubita ngewe mba nkora imyitozo yewe reka uraseka wowe imbwa gusa ntabwo baza kugura ifu nangwa pamperse wowe Bitekanyo. ni byiza Mukarujanga yaje. ari mu nzu Kanigendere n'ubundi wakubitira imbwa gusutama yazimara. ave Ave ari kutabura koko. Ariko ku cyumba buri gihe. Ariko jo akira birye sinshaka kubirya mpamaje ijana ryanjye nigendere. okay niba rero utabiriye ni utabyemeye kumura aho ngaho uharare ngwemereza kuri bundi je suis sabou Siparas ibiri bintu n'ibiki uba wajeze mu bikigi by'abareba njye nari kuzabanza nkareba uburyo nagerageza nkakora ubundi buryo bwose bushoboka ku buryo ariko umva washyize mu kagozi patro rwose humura ntabwo uri hene yo gushyira mu kagozi ngakira n'imbavu wanyana yimbukaho ariko urabona ukuntu ubuza witoratoza boshye ruhaye irimo kwitoratoza mu ntuza y'inyagazi narukarateka uretse ngo narukarateka ndakushaka kubigisha ariko ntumuzabikora numva nkajya ngira pa ubu ngubu rero ni hatari ari kugira igishakamba umva nkubwire igishakamba papa yaguye ahantu ko kurinda igipangu ahashisura ibiteza mu makarata ujya gushaka ahandi asanze uri guhonyora simayi warahi mwasere Ni wowe papa musanze hano. kereka niba nawe yarize karate twashikoye urumva imbwa iza kuntukira mu rugo rwanjye imbwa intukira mu gutuka oya reka nze mwereke uko bakosora umugabo ntabwo ari ukugutuka rwose reka nze mwereke uko bakosora umugabo mbwa ngewe ngo wari ariko abantu barasuzugura uzi ko ari agahinda urihandagaza ukavuga ngo Walker aho kugira ngo uvuge Mr. Walker mu cyongereza cyangwa uvuge Monsieur Walker mu gifaransa cyangwa uvuge Bwana Walker mu kinyarwanda cyangwa igiswahili none urihandagaza Walker ibyo nibi umva urabutazanye ibyuririzi hano kuba inshuti nkawe urumva birutwa no kugira inshuti y'igiti cyangwa iy'inka kandi inka nayo idakama mwarigaye muri haguruka vuba se collègue collège Jeko ihute uranukira umwotsi ndakubwiye bon appétit Merci. kurya mutazababara kuko nzagutunga ntasone nabamenye ubu rurinda ntabwo yaranyishe aza mfata mu ijosi aniga uboshye urimo guha ihene umuti ugira ngo ngenda shinyika kagwe rwa butabura hashita wakakora gasukusuko nawe umwijima n'amavuta y'impyiko ubwire akadogo tuharagira umuntu ubicaracazaho intoki akabe ajarajaraho se barazica ariko buriya na agapfizi na kanyagazi oya simbizi njya mbona gafite icebe icebe ryo nturebaho se icebagera burya rituma umuntu angwaza n'ubwenge ndamubwira ni iki nicyo ngukundira rero zitura